Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kugukuramo inkweto igihe umuntu agiye gushyingura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kuri babandi barimo gushyingura by'umwihariko babandi bagiye kwinjira mu mva, ubusanzwe bamwe bamenye bagaragaza ko ari byiza ko abantu bakuramo inkweto mu gihe bagiye kujya ahangaha, nko mu rwego rwo kubaha aho hantu bagiye no mu rwego rwo gufata neza aho bagiye gushyira umuvandimwe wabo. Bityo bikaba ari muri uwo mwanya. Naho hadithi zindi zigaragaza ibijyanye no gukuramo inkweto mu marimbi ni hadithi zigaragaza ku muntu urimo gutembera hagati y'amarimbi cyangwa se hagati hashyinguwe abantu. Angaha niho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yabwiye umwe mu basahaba imusaba gukuramo inkweto, ariko ntago ari igikorwa kizira burundu kugendeshamo inkweto, by'umwihariko hari impamvu ituma umuntu yambara inkweto, nko kuba hashobora kuba hari amahwa cyangwa se amacupa cyangwa se hari imyanda n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ntacyo bitwaye ko yagendeshamo inkweto, gusa akirinda gukandagira kunyura cyangwa se kurira hejuru y'amarimbi ashyinguwemo abantu, cyangwa se kuyicaraho cyangwa kuyegamira n'ibindi mu byabujijwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wallahu a'lam.